isi n'ijuru bizashira ariko duhora tunashyingura abantu bapfuye. Ubwo si iyo bapfuye bajya he? Imana igwisezerano na nyuma y'urupfu muzakomeza muzabe muri kumwe. Isezerano ry'Uwiteka tese enemo enesai rirakomezwa sharawiremo ene esai na nyuma y'ubuzima. Ubugingo na ba Salomo bataravuka bataranabaho, Imana igwisezerano mbese. Tuve mu masezerano y'abahanuzi b'inzaduka dushaka isezerano ry'Imana. Jewe Imana imbisezerano ry'abana banje n'iry'abuzukuru banje nyine iravango kugeza ku buvivi gutegerezanya umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana. Ngo mbese ngo uwashinjwaga n'abagabo batatu ko atababarirwaga bamujyanaga bakamwica ku bwa Mose, ngo nkaswe ngo ukandagiye ngo amaraso y'umwana w'Imana. Arukore baririrwa basambana. Ezo ubwo umuhanuzi usambana n'Uwiteka niko bitekereza. Munarambwira ngo nzindaya yamanuriye irahanura mu izina rya Satani gutabara. Nawe uratungurwa no kwinjira muri gereza, ugatungurwa no gupfusha. Ubundi ninde Uwiteka atageneye kurama? Abarokore batekereze se ni iyihe mpamvu turi gukenyuka? Ntago ari ryo sezerano twahawe, ntitwigeze duhabwa gukenyuka. Azabica ariko siko yabikoze ku bana ba Eli na Eli, niko yabigenje. Ahubwo ndi kuvuga ngo Imana iguhe isezerano. Ezo ubwo ku Imana iguhaye amasezerano y'amamodoka n'amazu n'amafaranga, ariko abana bawe ibahaye irihe? Urubyaro rwawe n'abuzukuruza ibahaye iki? Arakomeza ngo ariko sinzamukuraho rwose imbabazi zanjye. Sinzi Uwiteka Mana y'inyembaraga, haleluya, Mana y'ubutware ndetse n'ubushobozi bwose, urera kandi urakiranuka. Amateka yawe nayo kwera ni nayo gukiranuka. Umugaragu wawe Dawidi yigeze kuvuga ngo nanga ibigirwamana, aravuga ngo ndetse ni ngo n'ibitambo byabyo by'amaraso, aravuga ngo sinzabitamba. Rero Nyagasani Imana isumba byose, Uwiteka turagushimiye Mana y'amateka yo kwera no gukiranuka, Mana yifuriza abo yaremye ibyiza. Tugushimiye ko uyu munsi tuwukandagiyemo. Iyaba atari wowe Yesu ntago twakabaye dukandagira muri uyu munsi, ariko kuko tugiriye imbabazi turahageze mu bihere bw'icyubahiro, ndetse tukuramburiye amaboko kuko ari we Mana isumba byose. Nyagasani rero Uwiteka mucunguzi wacu, ngiye gutambutsa ijambo ryawe mvuga, ariko ijambo si iryanjye ahubwo ijambo ni iryawe. Genda igikoresho cyawe, reka ndangurure wivugire kuko ari wowe Mana, kuko jewe ndi ikiremwa cyawe wiremeye, ndi ikibindi nawe uri umubumbyi. Rero reka ibumba ryawe rirangurure kandi ribwira aba hafi na kure yuko gukiranuka no kubaha Uwiteka ari bwo bwenge. Uwiteka rero Mana ishobora byose, ubwo mpaye ihirwe ryo kwicara hano, reka mvuga ibyawe, undinde kuvuga ibyanjye ahubwo umbe kuvuga ibyawe, kuko ari we Mana isumba byose. Kandi abantu bazumva buno butumwa buzabakize, buzagira aho buzabakura naho buzabageza. Nanjye ubwo nzabimenya nzishimira izina ryawe Uwiteka. Kandi tese enemo enesai morane yasiregerere sharabihenesai bizambera ikimenyetso yuko ari we wampamagaye. Ubu butumwa nibushimwa n'abantu bose, nanjye ubwanjye nzanezererwa mu izina rya Kristo Yesu. Urakoze rero Yesu Kristo, kandi sabiye umugisha uyu mugaragu wawe Nepo Museni wahamagaye kugira ngo agukorere. Uwiteka ukomeze umwubake y'inzu yawe, abwirize afatanye n'abera kubwiriza ubutumwa hafi na kure, kugira ngo abantu barusheho guhindukirira izina ryawe. Rero nyiri cyubahiro, iki kiganiro twamaganye kirogoya yose yifikagira yarogoye iki kiganiro. Uwiteka ngaho gishyigikire kuko ari we Mana yacu, tubisabye Uwiteka Imana yacu idukunda,
mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu, icyubahiro kibi cy'iteka ryose. Amen. 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 Mavuta. Muzira nta kibazo. Imana yo mu ijuru rero ihabwa icyubahiro. Tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana. Ngewe maze iminsi nigisha, ibyo ufite n'ibyinshi nakavuze, ariko maze iminsi ndi kwigisha ku witwa Yesu w'abahanuzi na Yesu Kristo uri mu Bibiliya. Ngewe rero nakoze ubwo bushakashatsi sanga biratandukanye cyane. Uvuga ngo Yesu Kristo wo muri Bibiliya ahamagarira abantu kurangurura ngo ubutumwa bwiza bumenyekane, abantu bave mu byaha bakizwe. Ariko Yesu uriho iki gihe ni Imana y'ibyiza. Yesu Kristo uri muri Bibiliya yabwiye abantu be yuko bazahura n'ibyago birenga igihumbi, ariko Uwiteka azabakiza muri byose. Ntago mu by'ukuri yaberetse yuko mu isi kumukiranutsa ari amakuba, ariko uw'isi uriho iki gihe we yaberetse yuko Kanani amafaranga niyo gakiza, kugeza ubwo rero atangiye anatubeshya akatubwira ngo Kanani yacu ngo ni Canada, Kanani nawe na Amerika, kandi abariyo bararwara n'abariyo baranapfa. Ubwo rero kwifuza kugaruka. Rero kandi igihe ejo bundi nahoze ndeba Imana y'umugisha umudamu w'umunyamerika uvuka hano mu Rwanda witwa Nana, ngo afite ikinyamakuru cyitwa Nana Training. Icyo kinyamakuru kiriba kitwereka abantu bari muri Amerika bicuza no gutaha baba ku muhanda, baba no muri za ruhurura. Rero Uwiteka ku isi ahariho hose birabanga Uwiteka azaguhera umugisha mu gihugu aguha. Izo nyigisho rero ngo injira muri Amerika niyo Kanani, Canada na Kanani, n'u Rwanda rwakubera Kanani niba Kanani ari ubutunzi. Ariko Kanani twebwe abera dukurikiye niyo ubwami bw'Imana. Nicyo kintu numva navuga. Rero nabonye uwo Yesu w'abahanuzi b'iki gihe atandukanye na Yesu Kristo uri mu ijambo ry'Imana. Rero turagenda dusoma wenda dusesengura, turebe ese amasezerano abantu bari kwakira hari aho ahuriye n'amasezerano y'Imana. Imana yakugaburira itanabikubwiye. Twarabibonye ibwira Miriyamu yuko nimukenera iri bumusange mu nzozi we na Aroni, ikababwira iki bashakaho. Ariko twongera kubona ivuga ati ariko Mose we tuvugana amaso ku maso turebana. Si ngombwa ko Imana ikubwira ko izaguha imodoka, si ngombwa ko ikubwira ko izaguha inzu, ariko ni ngombwa yuko ikubwira ko izagukiza icyorezo. Ni na ngombwa yuko ikubwira ko izakurinda inzara. Ni ngombwa yuko ikubwira ahubwo kuzinjizwa mu mva yawe ushaje neza. Uvuga ngo Uwiteka azatanga amasezerano abantu batashobora. Ni ngombwa yuko Uwiteka ahubwo akubwira yuko ku munsi w'amakuba azagukiza. Haleluya. Amen. Nitujya mu by'amamodoka turaza gusanga Sarongo agenda muri V8, tusange Lionel Messi afite atazi n'umubare wazo. Ntabwo ari ku Uwiteka ahemba. Haleluya. Amen. Imana iduha isezerano ahubwo. Mbega tugiye kuvuga ngo Imana igire gute duha isezerano ryayo. Imana ihabwe icyubahiro. Rero tugiye guhera hano muri Bibiliya twinjira mu masezerano nyakuri y'Imana. Yaba ari uwukodesha, nagira ngo mureme umutima yuko ikodesha inzu n'ubundi n'Uwiteka, atabigizemo uruhare n'ubundi ntiwabona yayishyuye. Hanyuma yaba ari n'uwubatse nawe nta wundi wubaka n'Uwiteka niwe wubaka. Kandi turaza gusanga noneho wumva ukuntu ibyo bintu bisuzuguritse turi busange yuko iyo ubwayivuga ko ibiha n'abakene, ibiha n'abapagani. Reba nyine Imana igusezeranije imvura iri bugwe mu kwawe wenyine, iri buyigushe no mucuraguze. Uraza gusanga n'ubundi hari isezerano ry'abera ritandukanye n'amasezerano y'iki y'abapagani. Imana ihabwe icyubahiro. Ese aravuga ngo Uwiteka ngo avubira isi imvura,
abakiranutsi ndetse n'abanyabyaha. wicaye he Abagikuzimu Uwiteka bavubira imvura, uretse abakorera Satani Uwiteka bavubira imvura, kandi imirima yabo bose igwamo. Uraza gusanga ibyo bintu, iryo ni isezerano. Imana subwo niguha isezerano ryo kukugushiriza imvura mu murima, ukazaba ari ryo utahira, kuvuga ngo rijyanye n'irya wa murozi n'irya wa mupfumu. Haleluya. Amen. None reka turebe isezerano rero. Ndabizi iyo ubwiriza ubutumwa bwiza, abapagani barakomereka ariko abera barakira. Nicyo kintu numva navuga. Ndabizi aya magambo ngiye kuvuga hari abazakomeretsa ariko hari n'abazahindukirira. Nta kurama kudapfa, urarama ari kurapfa, ahubwo nyuma yo gupfa ufite isezerano. Nicyo kintu numva navuga. Imana ishimwe. Tugiye guhera rero hano Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro gikomeye. Tugiye guhera hano ku isezerano ahubwo Imana yahaye Dawidi, ritandukanye n'amasezerano ritandukanye n'amasezerano turi guhabwa muri iyi minsi. Isezerano rikomeye cyane. Reka ndebe aho ndihera. Reka ndihere hano kuri 20 tugende twumva ya masezerano. Zaburi ya 89 uhereye ku murongo wa 20. Haravuga ngo cyagiye wabwiriye abakunzi bawe mu byo beretswe uti, mpaye umunyambaraga gufasha kwanjye, kize hejuru uwo natoranije mu bantu. Zaburi ya 89 uhereye ku murongo wa 20. Yego. Ngo cyagiye wabwiriye abakunzi bawe mu byo beretswe uti, mpaye umunyambaraga gufasha kwanjye, kize hejuru uwo natoranije mu bantu. Ahubwo Imana iguhe gufasha kwayo. Kuko ubufasha bw'Imana ntiburangirira mu mafaranga, ntiburangirira no mu mazu. Niwubaka inzu uzahura n'abaguhiga, uzahura n'abanyamashyari bavuga bati turamwica twebwe dutaye mu bukode, kandi uko kose niko isi yubatse. Ahubwo Imana izaguye gufasha kwayo. Rero Samweli ubwo yajyaga kwa Yesayi, nawe ukuboko kwanjye kuzamukomeza, umwanzi we ntazamutungura, kandi umunyabyaha ntazamugirira nabi. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Ngo umwanzi we ntazamutungura. Abera Imana irababwira ati dore wategewe hano, nyura hariya, kubera ko ari ryo sezerano. Mpaye Dawidi ngo mbonye Dawidi umugaragu wanjye, musize amavuta yanjye yera, ikiganza cyanjye kizajya kibana nawe, ukuboko kwanjye kuzamukomeza, umwanzi we ntazamutungura, kandi umunyabyaha ntazamugirira nabi. Cyobundi nabonye umuntu yari yapfushije umuntu, yagize ibyago, n'umuntu w'inshuti yanjye, arambwira tumva ko abahanuzi bavuga, umva ko abahanuzi bahanura, ntabwo twigeze tumenya niba azapfa, kandi abahanuzi bahora hano bahanura. Haleluya. Amen. Imana yacu ihabwa icyubahiro gikomeye. Ariko uyu muntu wahawe isezerano n'Imana ntabwo yigeze atungurwa. Ajya no gutaha, Imana yamubwiye uko bizagenda kose, uzasigara ku ngoma ye imubwira ibintu byose uko bizagenda. Iri ni isezerano ritandukanye n'iry'imodoka. Urumva kugeza ubwo umuntu abatunguye arapfa kandi ari abanyamasengesho, bati Imana ntiyagize gute, ntiyabitubwiye. Ariko hano ijambo ry'Imana rivuga ngo umwanzi we ntazamutungura, nta byago bizamutungura. N'umunyabyaha uhiga ubugingo bwe ngo amwice ntazamutungura. Yego. Imana ihabwa icyubahiro. Arakomeza avuga ngo nanjye nzakubita ababisha be bagwa imbere ye, nzakubita abamwanga. Iri ni isezerano. Abantu barakubyindaho, Uwiteka ntagutabara, nawe uratungurwa no kwinjira muri gereza, ugatungurwa no gupfusha. Ubundi ninde Uwiteka atageneye kurama? Abarokore batekereze se ni iyihe mpamvu turi gukenyuka? Ntabwo ari ryo sezerano twahawe, ntitwigeze duhabwa gukenyuka.
isezerano twareba ngo uzinjira mu mva yawe ushaje neza, ariko ukajya kumva umuntu ngo ni umukiranutsi kandi arakenyutse. Ibyo bintu babitekerezeho neza. Nase ubwo Imana irakubwira ngo Imana irakubwira ngo mbaye ngo mucyuye ngo kuko mbonye urugamba ruri imbere atazarushobora. Abantu baretse kubeshya, atazarushobora, kandi Imana ivuga ngo mpaye umunyambaraga gufasha kwanjye. Ubwo aramutse abaye atazarushobora, ubwo ni wowe n'Uwiteka rwananiye, kuko deja ufite ukundi kuboko kwa gatatu kukurwanirira k'Uwiteka. Ubwo bisobanuye ngo niba Imana, ubwo ni nko yavuze ngo njyewe ndakerema mbonye urugamba ruri imbere tutazarushobora, none reka mbe mucyuye kuko hariya ntituzahashobora. Ubwo nta gufasha abantu, nibareke guhindura amagambo y'Imana, kandi Mwuka Wera ntaho atandukaniye n'amagambo ari muri iki gitabo, kandi ari we wayandikishije. None kuki abantu bari kuvuga yuko Mwuka Wera avuga ateye ukwe n'amagambo y'Imana akaba ateye ukwayo kandi ari we wayandikishije? Ubwo Imana yaba yirarira? Siko bimeze. Iramutse ibaye itatabara umuntu wayo ku munsi mubi, yaba yirarira. Iramutse kandi jewe nangira gusenga navuze Uwiteka utarushwa amaboko, kandi ngo abanzi bwe bose Uwiteka yarabatsinze. Nibyo twizereramo nta bindi. Ngikuzimu ukuvagira bango jewe umuntu arambwira ngo nidusenge ngo ikibagabaga ngo hari ngo hadutse umudayimoni ngo uri kwiba abantu, ngo akabica Uwiteka atabizi. Ese ubwo baretse kubeshya? Nyine ngo akabica ngo Uwiteka atabizi. Hanyuma Lazaro se yamaze iminsi ngahe mu gituro? 4. Ko yamukuyemo se, ko yamuvanyemo nyine uwo mudayimoni nihe yakwibaka kujyana Yesu atagukura. Ibi bitangaza amakuru byanyu nibyirirwaho abavuga ko Yesu yabakuye kuzimu. Kuki yabakuyeyo? Mureke twizere Imana. Genda kibereye ku isezerano ngo nanjye nzakubita ababishabe bagwe imbere ye, nzakubita abamwaka. Ubundi umuntu w'Imana ntago ari we wirwanirira, ahubwo Imana niyirwana. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo ariko umurava wanjye n'imbabazi zanjye bizabana nawe, kandi izina ryanjye rizashyirisha hejuru ihembe rye. Yego. Uwo muntu nubwo yakira nubwo yatunga, ariko Uwiteka niwe umuha gutunga. Nubwo yaba ukomeye wo mu gihugu akamenyekana ku isi, ariko Uwiteka niwe uzamuha gukomera. Arakomeza avuga ngo nzashyira inyanja mu ntoki ze n'inzuzi mu kuboko kwe kw'iburyo. Azanakira ati ni wowe data Imana yanjye, igitare cy'agakiza kanjye, kandi nzamuhindura ifura yanjye asumba abandi bami bo mu isi. Nzamubikira imbabazi zanjye iteka ryose, isezerano ryanjye rizakomezwa kuri we. Yego. Abapagani bahindura amasezerano, kontara barazisinye ejo bakazitesha agaciro, ariko Uwiteka kuko atari umubeshyi, isezerano ryararikomeza. Arakomeza avuga ngo isezerano ryanjye rizakomezwa kuri we, kandi nzaramisha urubyaro rwe iteka ryose, nzaramisha intebe ye y'ubwami nk'iminsi y'ijoro. Ubwo ze ko barimo babahanurira, nyine umva ubuhanuzi, ubundi bwo buhanuzi. Uyu mugabo bari guhanurira aracyari umusore ntaranabyara. Buretse wumve Imana ihanurira n'abana azabyara, kandi ataratekereza gushaka umugore. Noneho ngo niba abana be bazareka amategeko yanjye nibagendere mu byo nategetse. ariko urumva, niba abana be bazareka amategeko yanjye nibagendere mu byo nategetse, niba bazaca ku mateka yanjye nibitondere amategeko yanjye, nibwo nzahoresha ibicumuro byabo inkoni, no gukiranirwa kwabo nzaguhoresha kubakubita. Imana imenya ko abo bana ba Dawidi na azanabyara kuko yitegereza mu bihe, imenya ko bazakora n'ibyaha byakabicishije, ariko irangije itanga isezerano yuko itazabica. Ariko siko yabikoze ku bana ba Eli na Eli, niko yabigenje. Ahubwo ndi kuvuga ngo Imana iguha isezerano
ese ubwo ko Imana iguhaye amasezerano y'amamodoka n'amazu n'amafaranga ariko abana bawe ibahaye irihe? Urubyaro rwawe n'abuzukuruza ibahaye iki? Arakomeza avuga ngo ariko sinzamukuraho rwose imbabazi zanjye, sinzivuguruza umurava wanjye, sinzitsa isezerano ryanjye, sinzahindura ijambo ryavuye mu kanwa kanjye. Aravuga ngo igihe kimwe narahiye kwera kwanjye sinzabeshya Dawidi, urubyaro rwe ruzarama iteka, intebe ye y'ubwami izarama nk'izuba imbere yanjye, izakomezwa iteka ryose nk'ukwezi, mu ijuru hariho ubihamya wo kwizerwa. Noteri w'ijuru Yesu Kristo ahita ateraho kashe. Haleluya. Isezerano bararitanze. Biza kurangira Imana yamenye ko Salomo azasenga Satani, hanyuma ariko irangije ku bwa Dawidi iravuga ngo nzihangana. Iryo ni isezerano. Imana iguha isezerano muri iki gihe. Nyine ubwo subwo niguha amasezerano y'amafaranga ariko ejo ukarwara sida kubera umurengwe w'amafaranga. Niguha amasezerano se y'amafaranga ejo ukagambanira imfubyi n'abapfakazi ubanyagisha utwabo kandi bikazakujyana ikuzimu. Ariko uyu mugabo Imana irangije iha ubugingo na ba Salomo bataravuka bataranabaho. Imana iguha isezerano mbese. Tuve mu masezerano y'abahanuzi b'inzaduka dushaka isezerano ry'Imana. Jewe Imana imbi isezerano ry'abana banjye n'iry'abuzukuru banjye nyine iravuga ngo kugeza ku buvivi n'ubuvivure bw'ibihe igihumbi. Imana imbi isezerano, hanyuma n'abo bantu banjye bazankurikira. Ariko ushobora gusanga muri Isirayeli hari abana bahora bavuka bakenyuka bagapfa hashize bamaze imyaka 20 ntibarame naho kumbe bakomoka kuri Eli, kuko Eli yasezeranyijwe yuko nta n'uzamukomoka uzigera yinjizwa mu mva ashaje. Ariko twongera tubona Dawidi yinjira mu mva ashaje ararama. Tubona ba Salomo barama. None ngo Imana ngo yarebye ngo ibona urugamba mutazarushobora ngo iravuga ngo reka wipfire. Ako abantu baretse kutubeshya. Imana niduha amasezerano. Haleluya. Amen. Uwiteka aguha isezerano nepo. Imana niguha isezerano isi n'ijuru bizashira. Ariko duhora tunashyingura abantu bapfuye. Ubwo si iyo bapfuye bajya he? Imana iguha isezerano na nyuma y'urupfu muzakomeza. Muzabe muri kumwe. Isezerano ry'Uwiteka tese enemo enesai rirakomezwa shalawiremo ene esai na nyuma y'ubuzima. Imana tawimo enesai iguha isezerano. Haleluya. Uwiteka tarasiremo negerere werawi ene esai aguha isezerano. Dukeneye amasezerano. Imana shalawiremo enesai niguha isezerano nyaryo yigushyeshyenga. Kuko arabo yabwiye ngo kuko banze kwemera ukuri byatumye mboherereza umwuka mushukanye. Yigushuka sheshenga. Yigushyeshyenga niguha isezerano ariko. Musumwe Imana jewe inkorera kantu agashya ibyo yavuganye nanjye ramwe ngo twavuganye ibi nibi singiye kubivuga hano kuri kamera ariko giye kubikora iranabikora ndavuga ngo nizere ko utanshyeshyenza. Ese ubwo igihe imodoka nibati inzu ni icyondo ubuso ubu ngubu hari amuntu uze niziri kugwa ntitwabonye muri Amerika ejo bundi zishya. Nezi imodoka nituzibona zipindagara zigahinduka umwana n'abazirimo bagapfa. Ese ubwo Imana iragusezeranya isezerano ry'ibati, ibati rirapondekara mu minota 2. Uwiteka aduhe isezerano. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Rero jewe buriya wenda umuvuga butumwa ku muvuga butumwa abavuga butumwa baravuga Imana kuko niyiduha ibyo twigisha eje gatanga ibindi. Jewe nuza kumva natinze uri bumpagarike ariko nateguye ibyigisho bingahe ubwo wenda niba bishima bakumva birimo kuri tuzakomeza. Yego. Niba tabishima nabwo nzabireka kuko ntabwo ari byo bintunze. Wowe ubwo nzakomereza hanze ya kamera. Ariko hari abajya bashima ibyo mvuga. Kandi none nibisi bose babivuga.
njye ntago ndi wa muvuga butumwa ngo uyu munsi ngo bambonye ngo kuri biriya binyamakuru ngo nanone ejo ngo kubindi sinzerera rwose sinzerera. Nizera yuko no kurya umuntu agaburirwa n'Uwiteka, kandi Uwiteka yangaburira mu buryo bwose, afite imiryango myinshi. Rero jewe naje kubwiriza inzira y'agakiza kuri iyi kamera, ntago naje guhaha. Hari aho nkorera akazi Imana yampaye, niyo yakahagaze ndasenga nkabwira Imana n'Uwiteka unyibuka umugaragu wawe ntutumeseba. Hajya mu isezerano rivuga ngo Dawidi yavuze ngo nabonye umukiranutsi atarekwa. Nari umukiranutse ariko ndashaje. Urubyaro rwe ntirwigeze rwicwa n'inzara cyangwa ngo asabirize. Ese ubwo umuntu abango ni umuntu w'Imana ariko akajya kwira wampaye. Kandi so ari ugabira isi yose, agabira n'abapagani. Noneho ukabona umuntu ngo ni umukozi w'Imana ngo wampaye. Haleluya. Umukozi w'Imana si ukuvuga ko adahura n'ibyago ariko arasenga, agahamagara Imana ye. Nanjye si ukuvuga yuko ibyago bitansanga, sindi mirongo muri iki gihugu. Ese ubwiye kintu ntabwo ndi mirongo. Sindi mirongo niwe utabura ibyo kurya cyangwa ariko iyo tubibuza bera turasenga. Yego. Turasenga tugahamagaza ijuru rikatwibuka. Fatiro zasenga. Kandi abantu sibo bakwibuka, Uwiteka niwe ukwibuka. N'abantu nibakwibuka bazaba bagushyeshyenga. Ese ubwo urumva icyo kintu? Mesiya ngo araje barambuye ibitenge byabo ngo nanyureho ku ifarashi, ariko ejo bukeye baravango barashaka baramwica. Abantu baragushima kubera ibyiza bakorera, ejo igihe cyagera bakaguca ibico bakakwica. Ese ubwo urumva abantu bashima? Rero Uwiteka yewe niwe niringira kuruta ibindi byose. Yego. Rero abo bahanuzi ndetse banitonda, ahubwo babanze basoma ijambo ry'Imana, batazashiduka barimo bahanura ibitari iby'Imana yavuze ikazabica urupfu rubi. Ubutani tukorana ikiganiro nzakwigisha kuri Yesu Kristo wica besha agakiza bake. Sinshaka nyine ubwo butumwa bubabwira ko Yesu ari umunyembabazi, ubwo butumwa nabwo buzagira gute? Hari ubundi natwe twahawe buvuga ko Yesu yica besha agakiza bake. Yesu arica se? Yesu Kristo none ubwo ngubwo abantu bo ku bwa Nowa bishwe nande? None se isi yo ku bwa Nowa hari ari w'iminja zavutse mu Sherami. Isi ubwo zubu uyu munsi ababyaye ni bangaye ko yakijije abantu 8 bonyine. Izo minja zazize iki? Ese ubwo Yesu bababwiye nyine wirengagiza ibyaha nibyo. Ese ubwo ubuze nkweretse ijambo noneho apana kuvuga ngo ni isezerano rya kera. Abaheburayo ibice 10 were ku murongo wa 26 havuga ngo niba dukora icyaha nkana tumaze kumenya ukuri, niyo basigaye igitambo hakiri igitambo asigaye igitambo cy'ibyaha, keretse gutegerezanya umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana. Ngo mbese ngo uwashinjwaga n'abagabo 3 ko atababarirwaga bamujyanaga bakamwica ku bwa Mose, ngo nkaswe ngo ukandagiye ngo amaraso y'umwana w'Imana arukore baririrwa basambana. Ese ubwo umuhanuzi usambana n'Uwiteka niko bitekereza? Munarambwira ngo nzindaya yamanuriye irahanura mu izina rya Satani, ihanura mu izina nese abadayimoni ntiberekwa. Abadayimoni ubwo je ninkubwira ko kera ndi umwana, hari umupfumu wambwiye yuko ntazigera mbi wacu ku Gikongo, ahubwo nzatura i Kigali. Ubuze mbayo umupfumu. None ijuru barihinduye nyine ubuhanuzi. Buhanuzi ni ubupfumu. Nanjye ndahanura ariko nditonda mu guhanura kugira ngo bitazankurikirana. Nirinda guhanura ubusa. Imana yacu yabye icyubahiro. Amen. Ibiravuga ngo Imana ibwira Satani ngo eregurusha Danieli ngo ubwenge ngo nta gihishwe uyobewe. Erega kandi abantu bajya bamenye uko Satani barwanya nawe ni umukerubi. Umukerubi atandukanye na marayika n'abamarayika bose.
ese ubwo nyine yatekereje gukuraho Imana gute? Yari yizeye ubushobozi bwe, yizeye imbaraga. ubwo yakuvuga ngo arakurebera ibizaba nabo dufite bagiye gucisha imbaraga i Bugande barimo banahanura ibizaba bigahita binasohora. Ubwo nyine Imana yawe izahinduka y'ibizaba, ariko twebwe twakurikiye agakiza. Ese ubwo kuvuga ngo birabaye ahubwo twebwe ntitumenye ibibera mu bugingo bwacu, iby'iminsi n'ibihe si ibyacu. Hanyuma nanjye iminsi Uwiteka yangeneye nishira nzaguruka. Niko umuntu w'Imana Mose yavuze. Hano twavugaga ku cyitwa isezerano, mvuga ngo Imana iguha isezerano, kandi nanjye Uwiteka mugirireho umugisha amisezerano. Imana imisezerano. Hano haranditse ngo ubu mbashatse Imana, kandi Imana nkaba ariyo negurira ibyanjye, niyo ikora ibikomeye bitarondoreka n'ibitangaza bitabarika, niyo ivubira isi imvura igasandaza amazi mu mirima, niyo ishyira hejuru aboroheje n'ababoroga ibashyira mu mahoro. Bivuze ngo uboroga azahabwa amahoro n'Uwiteka, nurira niwe uzamuha amahoro, ariko umuntu ntazaguha amahoro. Iyo bibice 15 uhereye ku murongo wa 20 haravuga ngo umunyabyaha ahorana umubabaro iminsi ye yose, ngo akagira imyaka mike igenewe abanyarugo. Uwo nguwo uhanura ariko adahanura mu izina rya Yesu, arimo arakata imyaka ye yo kubaho. Imana biyibwiye iki? Erega niyo mpamvu abantu bari gukenyuka. Imana biyibwiye iki kujya hari ukirirwa uvuga ngo Uwiteka aravuze atari uvuze, akabati nari narakugeneye kuzamara 70 nkuyeho 20. Ngaho inezeza, komeza wishime. Noneho Imana yacu ngo yica imigambi y'incakura kugira ngo amaboko yazo adasohoza imirimo yazo. Iyo biza kuba atari Uwiteka duhagararanye, tuba twaribagiranye kera turi mu itaka, ariko kubera Yesu Kristo turacyariho. Ngo kandi Imana itegera abanyabwenge mu buriganya bwabo n'inama z'abicakura ikazubika, ngo bahura n'umwijima ari ku manywa, barindagira ku manywa y'ihangu nka nijoro. Ikindi kiganiro tuzagikora ubutaha kigaragaza yuko impano y'ubuhanuzi ari impano iciriritse kuruta impano Uwiteka yatanze. Yo ntabwo itangwa n'Uwiteka, irayitanga. Ngewe impamvu nayihinduye iciriritse nuko abantu ariyo bimitse muri iki gihe. Neza ubwo impano y'ubuhanuzi iruta impano yo gukora ibitangaza. Ndashobora ko ahantu utakora ibitangaza buriya. Reka ngo urugero rworoshye. Imana yahamagaye yatanze impano nyinshi kandi zikeneye abantu bakeneye. None yirangije imaze gutanga izo mana, abantu bimika impano imwe, ni nayo mpamvu Satani yaje kuyikoreramo y'ubuhanuzi. Ubwo zubwo Petero na Yohana ku irembo ry'urusengero ryitwa ryiza bakoresheje ubuhanuzi ngo kiriya kirema kihaguruka. Ubwo ze Yesu wa mugore wari umaze imyaka 32 yaramugaye, ubwo nyine Imana yakoresheje ubuhanuzi ategetse. Ubwo ze utekereza ko abantu bazajyanwa mu ijuru n'ubuhanuzi? Yesu yaje kuvuga ubutumwa, ntiyaje guhanura. N'itorero rye yahagurukije nirikomeza kuvuga ubutumwa, si irihanura. Ubuze niturota amazu bugacya Uwiteka yayaduhaye mu nzozi. Imana ukarota utwaye imodoka bugacya ikaguha perimi, kandi Imana kumbe yaje kukubwira mu nzozi yuko izaguha umwana bugacya umufite. Yakweretse utwara imodoka mu nzozi, bukeye iguha perimi nayo wagiraga kandi uratwara. Bivuze ngo
iyo mpano y'ubuhanuzi neza ubwo iyo mpano nyine iyo guhanura abantu bose bakwamiyemo kugeza ubwo umuntu aguhanurira ari umusambanyi genza umuhanuzi w'umutinganyi. Hari benshi cyane mvuga ubutumwa nawe ufite umujinya ukoreshwa na Lewiyatani, wagira ngo ni cyare Lewiyatani ngo ni umuntu w'Imana. Arabeshya. Umuntu w'Imana aratuje nk'uko twatangiye, kandi agira urukundo, hagaba umunyamujinya. Imana ibaha umugisha. Rero Uwiteka yahamagaye impano nyinshi cyane, tuzajya tuzigana uko iminsi ijya gukora ibitangaza, kuvuga ubutumwa nk'uku nguku, guhanura nayo irimo, kuvuga indimi, kurobanura imyuka. Ese ubwo impano yo kurobanura imyuka ko mushobora guterana n'umuhanuzi wa shitani yaje kubaroga nyine barabita ngo nabarangi. Impano yo kurobanura imyuka si yo kugira gute, si yo guhanura. Impano yo guhanura si yo yirukana nyabingi. Ushobora kuba umuhanuzi ariko ntabwo wirukana nyabingi. Impano yo gukora ibitangaza si ubwo ko umuntu aza akagukoraho ngo kirasida mu izina rya Yesu ugahita uyikira. Ariko ubu tumaze kubona ngo pasiteri, ngo porofeti. Pasiteri porofeti abaho. Itorero rigomba kubamo porofete n'umuhanuzi, rigomba kubamo abo bantu bose. Tuzabaganiraho abo bantu bose baba mu itorero. None byose niwe bifite. None se ubwo pasiteri porofete naba, ese ubwo perezida mudugudu abaho? Perezida mudugudu cyangwa perezida minisitiri abaho? Cyangwa perezida meya? Abantu barimo barakabye. Erega abantu barondoze umwuka, bagira umwuka w'ubwenge. Yego. N'ubwa mbere nanze ikiganiro, ariko njya nicara nkareba ibiganiro nzabavuga butumwa benshi b'Imana. Mu by'ukuri YouTube ntago iriho abantu bose ba Satani, hariho n'ab'Imana bavuga ukuri kw'Imana nk'uko yabahamagariye, kandi abo nabo barabakeneye. Imana ibakomereza amaboko. Rero niba igihe cyanjye cyageze, igihe nakomeza nkazageza n'ejo ibyo mvuga ndabifite. Ubwo niba igihe cyageze ndahagarara, wenda nzakora ikindi kiganiro, ariko nashaka kuvuga kuri Yesu Kristo wo muri Bibiliya na Yesu Kristo w'abahanuzi, ndetse n'amasezerano yabo buryo atandukanye. Yego. Umwe arakubwira ngo abantu 1000 bazagwa iburyo bwawe, uzabirebesha amaso ariko ntibizakugeraho. Abantu inzovu bazagwa imbere yawe, uzabirebesha amaso ariko we ntibizakugeraho. Uwo muntu uzinjizwa mu mva yawe ushaje neza, uziko niyo waba ushonje ariko uzi kutazakenyuka. Nabyo ibazi iryo sezerano. Hazaza ibintu byinshi bikenyura abantu, hazaza ibyorezo, hazapfa bakomeye. Uzaba uri kugenda muri bisi ngiyo twabonye ejo bundi ya international, imanuka umusozi upfe, abantu bose bapfe, ariko usigare uri wo kubara inkuru, kuko wahawe isezerano n'aba bagabo b'ubutatu bwera. Haleluya. Niba batanga amasezerano y'ukuri, shitani yidushyeshyenga. Yego. Haleluya. Amina. Tese enemo enesa imora nerasi begerere shara enesa. Imana tawimo enesa igwisezerano. Tureka amasezerano y'inzaduka y'ubupfu. Imana ibisezerano rifata no kubuvivi bwanjye. N'ubu ngubu ejo ndahoze numva ngo Nyetanyawo uri kuyobora Isirayeli akomoka mu rubyaro rwa Dawidi. Kuko Uwiteka yamusezeranije ngo amusezeranye yuko mu rubyaro rwe hatazabura uwicara ku ntebe y'ubwami. Yazubwira iryo sezerano uri kuryumva. Imana yacu yabwe icyubahiro. Amen. Ariko Uwiteka duha amasezerano. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Imana ikuvugururira amasezerano. Hari igihe uwahuri hose muntu w'Imana, Imana yaba yaraguhanye amasezerano ajyanye n'ibitekerezo byawe, ariko Uwiteka yongere yubure dosiye yaguhe isezerano rikwiriye. Amen. Imana ibaha umugisha. Nawe Imana igumugisha mushi cyane.
ndumva ari icyo kintu navuga, ibindi tuzabikomeza Yego. ubutaha. Imana igumugisha cyane ku nyigisho nziza uduhaye, ariko kandi watubongeje babyita kubonge ku gaseke tuzapfundura ubutaha. Nshuti muvari muduteze amatwi, wabyumvisha iki tugusa no kugira ngo ukomeze ukurikire ijambo ry'Imana, ukomeze ukurikire ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Bibiri ivuga ko mu minsi y'imperuka hazaze ibihe bigoranye, ibihe biruhije, inyigisho z'inyuma, ariko dushinya Imana ko igenda izana n'inyigisho nzima kugira ngo ziturogore ibyo twagiye tungwa bimwe na bimwe. Imana rero iha umugisha umukozi w'Imana. Amen. Reka tuzasubire ubutaha, ariko kandi mbere yuko tukurekura ngo ugende, uraduha none nimero ya telefone, ko hari umuntu ushobora kuvuga ati ndifuza ko dusenga, ndifuza ko hano wagiye uvuga muri Samari, akaye kuvuza ko munaganira ku ijambo ry'Imana, kuko ari ijambo nasomye ngo abiki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Baduha nimero ya telefone, nurangiza usengera abantu b'Imana, twatura umugisha tugane ku musozo. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Hari telefoni, hari nimero ngiye kubaha, niyo nimero nkunda gukoresha cyane. Sawa. Nimero ni 072 43 22 41 karindwi. Subiramo. 072 43 22 41 karindwi. Iyo niyo nimero nkunda gukoresha cyane. Ndumva ari uko bimeze. Yego. Imana yacu ikomeze ibane natwe. Kandi nepo ndagusabira umugisha mukozi w'Imana, kandi Imana yanjye kumvire, kuko iyo umukozi w'Imana wanyawe asabye umugisha uraboneka. Cyaba ari ikibazo jewe ngusabiye umugisha ntunawubone, ngomba kubona kuko nta ubugingo bwanjye butanduye kandi ntihamagaye. Rero Imana iguha umugisha n'urubyaro rwawe, umwami w'iteka gushyigikire. Amen. Mu izina rya Yesu Kristo rikomeye, kandi ukomeze ukorere Yesu azaguhemba. Ahemba kurenza shitani. Shitani ahemba urupfu, ariko Yesu arahemba ibigaragara n'ibitagaragara. Rero ngiye kusenga. Uwiteka Mana yacu y'inyembaraga, wowe wuzuye imbaraga nyinshi no gukiranuka, wowe ukomeye cyane utandukanye n'ibigirwamana, wowe wicaye ku musozi Siyoni, uri hejuru y'amajuru yose, wowe utandukanye n'ibigirwamana. Ibigirwamana byose aho biva bikagera biri munsi y'ibirenge byawe, ndetse ababyiringira bazakorwa n'isoni, kandi bazamwara ku munsi w'amateka. Ndetse kandi inkota yawe ihora ibubikiye. Rero Nyagasani Mwami Yesu, sabiye mbere na mbere iki gitangazamakuru cyawe washyizeho umugisha, cyemera gushyiraho ukuri kwawe nk'uko kuri, kitandukanyije n'abayobeje benshi. Rero nyiri cyubahiro mucunguzi wanjye, iki gitangazamakuru uzagikuze, ndetse kandi uyu mugaragu wawe Nepomuseni uzamuhe gufasha kwawe. Ukuboko kwawe kuzabane nawe kugeza igihe azavira muri iyi si, kandi abanzi be ntibazamutungure, Uwiteka, nk'uko ijambo ryawe ribivuga. Rero Mwami w'abami, kandi abazakurikira iki kiganiro nabo bose basabiye umugisha. Hanyuma abazakirwanya nabo uzabajijure mu buryo bw'umwuka, mbega Uwiteka uzagifatanye nanjye ukibumbisha bumve yuko amagambo yawe atanduye kandi atayobya, hanyuma ubahamagarire gukiranuka. Urakoze Mwami w'iteka mucunguzi wacu. Ibyo nsabye byose aho biva bikagera, mbisabye mu izina ry'umwami wanjye Yesu Kristo wambambiwe, nagiriyeho umugisha kanyemera, icyubahiro kibi cy'iteka ryose. Amen.